Mbahaye ikaze mwe mukurikira filimi zacu nge ndi Rantan Big Baddest, the number one journalist original Rwanda, big machine captain kuri launcher, giant of Africa, classic man. So rero wowe ukurikira ibiganiro byacu ngo ikaze nkwifuriza imigisha y'Imana, waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se waba uri mu gihugu, nkwifurije ko ukomeza kugira imigisha y'Imana. So rero it's a special morning to you kubera ko uyu munsi nkuzaniye amakuru meza kandi ari kuvugwa agira ngo agire bimwe agenda ashyira ku murongo byari byarakoze iki, byari byara baye ikibazo cyangwa se byari byara bereye ikibazo entertainment cyangwa se showbiz muri rusange nyarwanda, ariko n'abaturage bigatuma bibagiraho ingaruka. So mbere yuko rero nivugishwa amagambo menshi, ndagira ngo mbanze nkuprayingire voice iri hano y'umuntu bita Godfather arimo agira icyo atangaza. Brinda hari nzakumanuka mvuge tapare buri kimwe. Uyu Irene Murinda habi yaragiye abiba urwango ararurema hagati ya The Ben na Bruce Melody, aragenda ararurema ararubiba rurakura, ubu rwamaze kuba ikigugu mu gitwenge mu guseka. Murinda habi wabaye virusi, ntabwo ari gukora showbiz, ntabwo ari kuzura kaboze, ntabwo ndi kuzura kaboze. Ikiza nuko habaho kwitunga itoroshi, amabi yanyu ukayamenya ukabimenya. Ntabwo muri shyashya, ntimwakoze ibikwiye namba, ariko icyo nkundira ibihe, igihe cyarageze Imana zirabarambirwa zibateza ibisazi muri isenya. Baragiye bakora ikintu cy'akazu bagasenya uwo bashaka gusenya, uwo bashaka kubaka bakamwubaka. Yarangiza akajya imbere ya kamera akigira Mesiya, akambara ikanzu y'umweru yererana. Yego, reka twigarukire rero tuvuge kuri ibi bintu Godfather yatangaje kuri uyu mugabo bita Irene Murinda habi. Yavuze ati hari ibintu byinshi cyangwa se ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Irene Murinda habi ari we wabibye urwango hagati ya Bruce Melody n'uwo bita The Ben, abinyujije mu nseko ye. Nabonye abanyarwanda benshi bakomentinga ku biganiro bye ko yari abifitemo uruhare, sibyo? Ariko ndagira ngo tuvuge ibintu dusa nkaho tubihereye mu mizi kugira ngo bigende neza. Ugerageje ukareba ibiganiro byinshi Bruce Melody yabikoraga kwa Murinda habi. Yamara kubikora kwa Murinda habi ni naho havagamo gukorera mu nabyita amakosa yo kwiha The Ben, akamuvuga nabi rimwe na rimwe, akavuga ko atakitaga koko, akavuga ibintu byinshi yagiye avuga. Mwe mudukurikiye ndakeka ko mufite amakuru kubera ko ndabizi ko social media musigaye muzikurikira no kuturenza twebwe abanyamakuru. So ibyo bintu rero Godfather we yatangaje ko uruhare runini mu makimbirane hagati ya The Ben na Bruce Melody rwagizwemo ari Irene warugizemo, kubera ko ari we washyigikiraga ibyo bintu byose ngakabikora kandi aseka. Ibyo bintu yago yarabitangaje, aravuga ati hari abanyamakuru bari kwica entertainment, bakagenda bagatanga ibiganiro ku bantu ariko bakanabashyiraho amategeko yuko nta wundi muntu bazemera guha ibiganiro, ari by'ibyo bintu bigaruka bigafata ku muntu bita Sabe Chita Magic. Ubu ngubu bivugwa ko batari kumvikana, bafite ibintu bapfuye.
uyu nguyu rero ngo ni Godfather yatangaje ibindi bintu ngiye kubanza kubumvisha kubera ko nguwo bita Mutesi Scovia intambara ze zamuhuzaga n'uwo bita Sabe ngibyo Scovia yavuze n'ukuri. Reka mbanze nkureke ubanze wumveho kano kantu ubundi tugaruke tubisesengura. ibintu Scovia yavuze ntimubone Scovia nk'umusazi. Scovia mubona rero uko amatora ba Scovia bagiye muri ofisi bo bakubita miliyoni 7 zo kwitegura kuki ibi ngibi rero abantu muri gukina na Scovia ntabwo mubizi. Scovia agiye kuba kandi jisho mpaka Scovia bagiye muri ofisi bagurira miliyoni 7 zo kwitegura mbere yuko amatora yagiye kwa ngibize kuri buze kuba umuyobozi wa RMC. Urumva Scovia bamuhereje kugira ngo akire nguriya mwandu urimo muri ibi bintu. Ibi bintu byarenze kubitangaza makuru bizamo macakubiri bizana mu bintu kubera abanyipfunesha tenye. Ibi bintu ntabwo ari abantu ntabwo bizakunda ntabwo exactly good fire because I'm not living but just surviving. So ndashaka kugira ngo ibi bintu bimwanda uve mu gata ngo wiki Scovia byari gukora narizi. Scovia afite amakuru menshi kubera ko mu bitekerezo urimo kumva. Yego reka dusoreza aho ngaho ndakeka ko uri kumva neza ibyo Scovia ko Godfather ari kuvuga ko ibintu Scovia yaba yarakoze byari byo. Ati n'impamvu bamutoreye kuba umukuru wa Rwanda Media Commission cyangwa se RMC ari uko bari bazi ubushobozi bwe aje no gukura umwanda mu bintu bya social media cyangwa by'itangazamakuru kuko ari abantu bafashe itangazamakuru cyane noneho rikorerwa kuri YouTube bashaka kurigira karima kabo bashaka kurigira iryabo. Abo bantu bane rero namwe bakivuga abantu bane uyu ubugomba kuhita ubumva exactly ubugomba kuhita ubumva bashatse kugira itangazamakuru ryabo nk'akarima kabo. Scovia uyu nguyu mentioning Godfather yavuze ko Scovia ibintu yavuze abifitiye amakuru ko bamuhaye amafaranga agera kuri miliyoni 7 zose zo kubanza kwitegura kwicara muri ura mwanya. Urumva rero Scovia afite amakuru menshi ku buryo abagiye bashaka kumutera amabuye nk'uwo bita Kazungu ka boss yanditse ko ngo Scovia ngo asigaye arigize ivuzi ubwo rero nabyo nawe Kazungu ibyo bintu ushobora kuzabizira utitonze. Ugende gake muri ibi bintu bya social media, ugende gake kubera ko wa mungani Scovia ni umunyamakuru mwiza abanyarwanda twizera twese ubu ngubu tuvugana unadukuriye turi mu nshingano ze. Ntabwo nkeka ko yajya gutangaza ibintu adafitiye amakuru kandi koko byahereye kuva kera havugwa yuko muri social media hakorerwamo hakorerwamo ubugambanyi bwo kugambanira abandi kugira ngo mukomeze mubona aba viewers ngo mwabonye amafaranga ariko ayo mafaranga mwayakuye mu buhemu. Ntago rero nkeka ko ibyo bintu uba wumva utekanye kuba warakuye amafaranga mu buhemu. Buriya reka mbabwire ubu tuvugana mu makuru mvana kuri Godfather nuko umuntu bita Sabe atari mu Rwanda. Godfather akagira ati se Sabe yavuye mu Rwanda kuko yavunitse ukuguru cyangwa nuko azi yuko hari abantu benshi batabanye neza. Ubu ngubu tuvugana Sabe na Chita ntago bakiri inshuti nkuko bari inshuti. Ibyo bagenda bapfa ibyo ni ibihano byo kutaba royals cyo kutaba honest kubera ko ibyo bintu iyo ukomeje kubikora inshuro nyinshi nibyo bikugarukira kuba warahemukiye abandi ukagaruka nawe ugahemukirwa, kuba waritwaye nabi nawe ukagaruka bikakuzaho. Ubu Sabe wageraga kuri kamera ngo
Godfather yatangaje ngo hari abantu bigira abana beza kuri kamera bakaza bakoreka imbaga nyamwinshi bayereka ko ari abana beza, nyamaza out of camera bakora amabara menshi aribo bagambanira abandi. Yavuze yuko ngo abantu abakameramani, Godfather yavuze ko abakameramani basabe bamuvuyemo bakavuga ngo hari abantu benshi yabuzaga gukora ibiganiro ahandi. Ibyo se nukushaka iki? Ibyo uwo muntu baramuguze? Ibyo ni rwango rero tudashaka muri social media. Ayo ni amakimbirane y'amatiku tudashaka muri social media. Ari nayo mpamvu twebwe dushaka kubaka social media irimo competition, irimo competition, apana kuba competition y'urwango. No. Niba wakoze neza YouTube irabigushimira, abanyarwanda babigushimire, barebe ibintu byawe ubona amafaranga. Niba wakoze nabi, abanyarwanda banenga ibintu byawe, ariko apana byo kuvuga ngo urashyiraho limite z'abantu, urashyiraho limite z'abantu uvuga ngo uyu nguyu ni njye nyine wemerewe kumukoresha. Ni njye what kind of that man? Tube special mu kazi, tube royal mu kazi, dusenge, kore kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Ngaho nguko rero uwo bita Godfather nibyo ngibyo yatangaje kuri nyakubahwa M Irene, avuga yuko amakimbirane yose ashobora kuba yaravutse hagati ya The Ben na Bruce Melody ari we wayateye. Ati mu guseka kwinshi, ati kandi uwo bita Scovia ibyo yavuze byose ari mukuri, kubera ko ngo Scovia afite amakuru menshi, afite imva n'imvano cyangwa se source ya ibyo bintu byose byaturutse. Ari nayo mpamvu yavuze ati hari ubuhemu rwose uwo bita Sabe ashobora kuba yarakoreye umuganga Dr. Kanimba. Niko amakuru ari kugenda ceracara ku mihanda agenda tubwira. Ubu mpano y'Imana yamaze kwidekarara nk'umuntu ushobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Yego, ariko ibi bintu ribu nayo ibyigeho, abantu bose bari kugenda bakagenda ati twarwaye mu mutwe. Niba ari uko mu Rwanda, niba nibuka neza, hari itegeko ritemera kuburanisha umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ihungabana runaka, kubera ko bivugwa ko icyo cyaha abataragikoze nkana bitewe nuko aba afite uburwayi, akaba ari bwo bushobora kuba bwaramukoresheje ibyo bintu. Ngayo nguko rero kuri impano y'Imana wanyu, umutubuzi wa mbere mu gihugu wageze no mu rukiko nawe agatangira gutubura. Sinawe wenda reka nere kubihamya ko ari ugutubura, gusa twebwe tubibona nk'ubutubuzi kubera ko yagiye agifatwa n'urukiko yari muzima mu mutwe. Ubwo sinzi rero niba yarageze muri gereza hari akaba ariho, cyangwa se aho bagororera akaba ariho ahita arwarira mu mutwe. So ngayo nguko kuri impano y'Imana wanyu.